ndabashuhuje mwebwe mukurikira ibiganiro byacu kandi rwose Imana ijye ibaha umugisha kuko tugenda tubana mu bihe byiza byinshi bitandukanye kandi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ni karibu kandi mwifuriza ko wakora subscribe kugira ngo ukomeze ujye ukurikirana ibiganiro tuganira. Hano tuganira ku bintu byinshi rero byiza bishobora kuba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba kugira ubuzima bwiza ukoresheje siporo cyangwa se ibiryo warya ndetse n'uburyo ushobora kwiyitaho ukaba wasa neza. Hano rero ngiye mvuze ibintu byo kwiyitaho ntabwo nkoresha ibintu bihambaye cyane, ariko dukoresha ibintu bikeya byoroheje bishobora gutuma usa neza kandi utavunitse ukoresheje amafaranga menshi cyangwa se wenda ukoresheje ibintu bihenze. Aha rero tugiye kuvuga ibiryo ushobora kurya bikaba byagufasha kugira mu maso heza. Rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu afite ikibazo cy'uko adafite mu maso hasa neza, cyangwa se haravuka, harumagaye, cyangwa se wenda mu maso ye hafite ibiheri, ariko ugasanga ntabwo atagira abayaguze amavuta, amatibe baba bamubwira ibintu byose aba yabikoze, ariko akirengagiza ko kurya bifite icyo bihuriyeho mu maso. Rero ntujye kure, ndagira ngo ugusabe ukore subscribe, kandi niba ari ubwa mbere rwose ntugende utayikoze kuri ako kantu k'umutuku kari munsi, ukore subscribe, ukore no ku nzogera, ukore kuri all kugira ngo ujye ureba ibintu byose dusohoye. Ikindi kandi niba ufite igitekerezo, icyifuzo, gushima, wabishyira muri comment, nabyo nta kibazo, urakoze cyane. Rero muri kumwe na Bigashira yanyu. Mbere rero uburyo ushobora kuba wakoresha ushaka kugira uruhu rwiza ni ibintu birimo amavuta cyangwa se ibinyamavuta babyita fat mu cyongereza. Ni ibintu ushobora kurya ariko ntabwo ari amavuta yose tubonye, kuko burya amavuta yose yangiza uruhu, yangiza umutima, yangiza ubuzima muri rusange, yangiza kugira ibiro, yangiza umusatsi. Rero amavuta ni ikintu cyo kwirinda, ariko hari amavuta yatuma ushobora kugira uruhu rwiza. Ni amavuta ya olive n'amavuta ya coconut. Aya mavuta iyo ari umwimerere biba byiza cyane kuba wayakoresha, kuko atuma afite uburyo yongera itoto ry'uruhu, kubera ko barimo amavitamine menshi ashobora gutuma uruhu rusa neza, rworoha. Hari ukuntu usanga nyine umuntu afite uruhu rurasa neza ariko rusa nkaho rushaje kandi wenda atari ko akuze, cyangwa se wenda uruhu rwe urabona ruroroshye ariko rufite ibiheri, ukajya ubona hari ikintu kibura. Rero iyo ukoresheje amavuta ya olive aragufasha cyane kuba wayarya, kuba wayisiga ugakora ka massage mu maso mbere yo kuryama. Icyo gihe bizatuma rero uruhu rwawe rwongera kugira ubuzima, elasticité yawe. Ugasanga hari ukuntu umuntu yaba afite uruhu ugasanga nyine ntabwo wakura amaboko ngo ruze, niyo ruje ubona nyine bitari ibintu bisa neza. Aha rero aya mavuta ni meza ku ruhu rwose, nakugira inama yo kuyakoresha. Ikindi cya kabiri rero ushobora gukoresha ni avoka. Avoka burya nayo twayibara mu buryo bw'amavuta, kuko burya irimo amavuta menshi, ariko aya mavuta ya avoka burya ni meza. Ushobora kuyakoresha mu buryo bwinshi, hari abayakoresha mu musatsi, hari abayakoresha mu buryo bwo kuyarya cyangwa se kuyisiga, kuko byose biragira ubuzima bwiza. Ariko cyane cyane nimba ugiye kurya ibiryo byawe, ujya ukoresha amavuta ya avoka, uyatekeshe cyangwa se uyasukeho. Hari n'ubwo ushobora kuyafata ukayanywa mu mazi ashyushye, gusa ariko biragoye ku muntu ugira isesemi. Ni byiza nuko wayasuka ku biryo ukabirya kugira ngo amavuta agende atume uruhu rwawe, kuko avoka harimo vitamine A, vitamine C, harimo amavitamine menshi. Rero ibi ni ibintu by'amavuta ushobora kuyakoresha ku ruhu rwawe, bikaba byatuma ugira uruhu rwiza. Ikindi ushobora gukoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza ni imboga. Hari abantu rero badakunda imboga. Iyo tuvuze imboga ntabwo tuba tuvuze amashu, oya. Iyo tuvuze imboga, amashu iyo twatetse burya ntabwo aba akiri imboga. Bibaye byiza wayahekenya ari mabisi cyangwa ukayaryamo salade, ariko ubundi atetse oya, ntabwo aba agifite ubukana nk'iyo vitamine A iri mu mashu n'andi mavitamine iyo atetse zirapfa cyangwa se zikagabanuka. Ibyiza ni uko warya salade.
rero imboga ni ikintu tubwirwa cyane yaba ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu henshi hatandukanye twumva ko imboga ari nziza ku buzima bwacu, ariko noneho imboga iyo zigeze ku ruhu biba byiza cyane. Imboga rero kuba wazikoresha kugira ngo ushobore kuba wagira uruhu rwiza, no kuvuga nimba uri isahani yuzuye kimwe cya kabiri kiba ari imboga, aho rero bizakurinda indwara zo mu gifu, bizakurinda indwara zo mu mara, bizakurinda indwara z'umutima, bizakurinda indwara imivuduko, bizakurinda amastroke, bizakurinda kubyibuha, bizakurinda gusa nabi k'uruhu, bizakurinda iminkanyari. Burya imboga zituma umuntu adasaza vuba, kuko imboga zibamo amavitamine menshi cyane ashobora gutuma umuntu adasaza vuba. Ikindi rero ushobora kuba wakoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza ni urunyanya. Urunyanya rero burya urunyanya nigeze gukora ikiganiro ku kamaro k'urunyanya, waza kureba muri description urabusangamo. Nigeze rero kuvuga uburyo urunyanya ari rwiza cyane, ushobora kugufasha kuba wagabanya ibiro, ushobora kuba wagufasha gusa neza. Aha rero burya urunyanya rushobora kuba rwagufasha gusa neza, cyane cyane ku bakobwa mukunda gusiga amavuta akesha uruhu, kuko kundi usanga ngo uruhu ruke, nimba ari inzobe iba ikeye, nimba ari igikara kiba gikeye, nimba ari imibiri yombi iba ikeye. Burya kurya urunyanya rubisi waruronze neza bibaye byiza ukarurongesha amazi arimo baking soda cyangwa se sodium de carbonate, kugira ngo imiti baba baruteye ishobore gupfa, cyangwa inyenyeri zimaze iminsi ukazironga neza, none ukabona kuzirya. Kuko kurya imbuto cyangwa se kurya imbuto, imboga, guhekenya nyine imbuto za karoti, za intoryi, nubwo n'izindi mbuto ushobora gukoresha utazironze neza ntabwo ari byiza, kubera ko hari imiti bazitera ikaba yakugiraho ingaruka, aho kugira ngo ushobore kuba wakoramo za nyunguriro bijye gukuramo. Rero urunyanya ku bantu bashaka kugira uruhu rukeye, rwiza, rusa neza, rworoshye, rudashaje, koresha urunyanya. Urunyanya burya rwagufasha cyane cyane rwose kuba wagira uruhu rwiza. Ikindi nanone ushobora gukoresha ni amazi. Nimba unywa byeri cyane cyangwa se unywa inzoga cyane ukibagirwa kunywa amazi, uzareba umuntu unywa inzoga n'umuntu unywa inzoga nyinshi cyane ntanywa amazi, n'umuntu unywa amazi biratandukanye. Cyangwa se umuntu wenda unywa ibindi bintu, wenda tuvuge amafanta, nyine utanywa amazi, winywera amafanta, ibyayi, akaba utanywa amazi, uruhu rwe rusaza kurusha wa muntu unywa amazi. Rero ni byiza ko amazi uyanywa cyane cyane mu gitondo ubyutse na nijoro ugiye kuryama, kuko amazi, umubiri wacu ugizwe n'amazi igice kinini cyane. Rero uruhu rwacu rukenera kugira ngo rube rufite, rwe kumagara, kuko iyo uruhu rutumagaye birurinda kuba rwasaza vuba, ugasanga umuntu afite iminkanyari yandi hano mu gahanga, cyangwa se hari utundi tuntu tuza hano gutya munsi y'amaso no ku ijosi. Rero ibyo byose iyo unywa amazi, ufashe umuntu unywa amazi n'umuntu utanywa amazi, ndetse imisazire yabo iratandukanye. Aha ngaha ni ibintu bike nari mvuze ushobora kuba wakoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo ushobore kuba wagira uruhu rwiza rwo mu maso ndetse n'ahandi hose, kuko ibi bintu uba wabireba bikajyamo imbere, ugasanga rero ntabwo bikoze hamwe ngo bireke ahandi, ugasanga rero biragize bituma ugira uruhu rwiza. Ikindi rero nanone cyane nari nibagiwe ni ukongeraho imbuto. Nimba udakunda imbuto, ariko wenda abantu muri ino minsi bamaze guhinduka, basigaye babigerageza. Hari igihe nigeze kumva inkuru ngo abagabo ntibarya imbuto, ntibanywa igikoma, ugasanga ibintu byiza babihariye abantu bamwe. Rero urya imbuto cyane n'imboga cyane, byatuma rwose ugira uruhu rwiza cyane. Rero hari ibintu ugomba kwirinda. Ntabwo unyweye ikinini cy'uko wenda urwaye malariya wangiza ugasubira mu mibu, n'ubundi uzakomeza uyirwaye. Ibyiza rero ni uko unywa imiti ukanirinda. Rero hari ibintu tugomba kwirinda. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda ni ikawa. Ikawa yica uruhu. Ikindi tugomba kwirinda ni itabi. Itabi ni bibi, biba binanditseho rwose ngo mwirinde itabi. Itabi ni bibi, ryica uruhu, ryica amenyo, ryica ubwonko, ryica amagufwa, ryica ibintu byose. Inzoga nazo gerageze uzirinde cyangwa se uzigabanye,
kuko kunywa inzoga byangiza uruhu cyane. Ikindi nanone gishobora gufasha umuntu kugira uruhu rwiza ni uko umuntu ashobora gukoresha green tea. Green tea hari abantu bazi ko green tea ikora mu buryo cyangwa se igoye kubona, ariko ntabwo igoye kubona. Green tea wakoresha mu cyayi, wakoresha ibibabi by'indimu, wakoresha ibibabi by'amaronji. Green tea wayibona mu buryo bwinshi butandukanye, ahubwo uburyo ni uburyo ugomba kumenya uburyo uyikoreshamo. Rero kuko green tea ugomba kwirinda gushyiramo isukari, kuko isukari yangiza uruhu. Isukari nayo ni ibintu ugomba kwirinda cyangwa ukayigabanya kugira ngo uruhu rwawe ruse neza. Burya uruhu rusa neza rurahenze. Rero iyo ushoboye kuba wakora bino bintu, ndakurahiye neza ko nta kabuza ugomba kugira uruhu rwiza. Kandi ikindi ugomba kwibuka gukora siporo. Udakora siporo biragoye kugira ngo ugire ubuzima bwiza, noneho cyane cyane uruhu rwiza, kuko uruhu ruba rukenewe kugira ngo ruhumeke, rutaransifere, ibyuya bisohoke, imyanda isohoke idakenewe, umuntu agire uruhu yifuza. Ikindi nanone ni ukwirinda amaporoduwi ukoresha mu maso. Hari igihe usanga umuntu akoresha ibintu byose abonye, cyangwa se ugasanga umuntu arapfa gufata mu maso uko yiboneye. Aha rero ugomba kubyirinda cyane cyane, kandi niba ugiye gukora mu maso ubanza ukarabe intoki, kuko ku ntoki aba ari imyanda myinshi. Iyo uyishyize mu maso niho uhera upfa urwara ibiheri, cyangwa se ugasanga mu maso yawe ni hakeya. Rero naho ngaha nsoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabakunda cyane, mukore subscribe niba utarayikora, kandi mukomeze kubana nanjye, ndabizi ko ntazabatenguha. Ciao. Bye.